nimuhumure ndi kumwe namwe, nimuhumure nzabaneshereza, nimuhumure ntacyo muzaba. Ibyadutera byose, ibyaduhagurukira byose ntago bidukura umutima, kuko Imana yacu iraturinze, turacyari babandi. Impamvu tudatinda tutagira ubwoba nuko tuzi ngo Imana iri ku ruhande rwacu. Kuri iyi ngingo dufite Imana idutabara, igendana natwe, ihagararana natwe, ituvuganira. Zose za wa mwanzi ziri munsi y'ubutware dufite, ntabwo zo ziri hejuru yacu, ahubwo tuzifiteho ubushobozi. Ibyo ntacyo bintwaye na gatoya, nta nubwo binkura umutima, nta nubwo bintera ubwoba, kubera yuko jyewe ahubwo mfite ubushobozi kuri byo. Imana izabana nanjye aho nzajya hose, izabana nanjye. Naba ngende n'amaguru izabana nanjye, naba ndi mu modoka izabana nanjye, naba ndi mu ndege izabana nanjye, naba ndi kuri moto cyangwa ku igare izabana nanjye. Imana izabana nanjye aho nzajya hose. Ibyo bintera ibyiringiro bikomeye cyane. Nta wundi waturuhura n'umwe, nta marayika waturuhura, nta dini yaturuhura, nta gitabo cyaturuhura, nta muyobozi w'idini wakuruhura, ariko Yesu Kristo ati muze mwese. Senga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka kwihebura kandi reka kurira, ya yindi yaturarataro bijyanyene. Reka kwihebura kandi reka kurira, ya yindi yahumwana ana bijyanyene nijya. Reka musuhuze inshuti ya Gusenga everyday, nizere ko mumeze neza. Musamuragiza Edouard bari mu Rwanda, Shalom Shalom bari mu Burundi, Shalom Shalom abo muri Afrika, mwese mwumva Ikirundi, Ikinyarwanda, Ikinyabwishyu. Turabasuhuje kuri Gusenga everyday, tubabwira ngo turabakunda muri inshuti za kadasohoka. Ari umugabane wa Burayi, Shalom Shalom, ari ku mugabane wa Amerika, Shalom, ari ku mugabane wa Aziya, Shalom, ari ku mugabane wa Oceania, Shalom. Kuko naho kamera za Gusenga everyday turi kumwe na Bishop Rutagengwa. Ntabwo ari ubwa mbere agaragaye kuri Gusenga everyday, ushobora kuba nawe ubwa mbere umubonye. Bishop watangira gusuhuza abantu. Yesu ashimwe cyane. Nitwa Bishop Rutagengwa Augustine, nyoboye itorero Harvest International Pentecostal Church mu Rwanda. Ndishimye kuba ngiye kuvugana namwe. Imana ibahe umugisha, ikaze mu kiganiro. Murakoze Bishop, Imana ibahe umugisha. Bishop mwatangira musenga Imana. Mana yacu, Mana nziza, Mana ikiranuka, turagushimiye muri aka kanya. Tugushimiye kano kanya tugiye kuvugaho ijambo ryawe. Ijambo ryawe ariko imbaraga z'umwuka wawe zigeze ku bantu bose bagiye kuryumva, kugira ngo rigire impinduka rikora mu buzima bwabo. Vugana buri wese ugiye kumva rino jambo, Mwami, rikore ku mitima yacu twese, ari twe turyigisha n'abagiye kuryumva, rigira icyo rihindura mu buzima bwacu. Urakoze muri byose. Reka umwuka wawe wera abari uyobora, mu izina rya Yesu Kristo, Mwami n'umukiza wacu. Amen. Murakoze cyane. Uyu munsi rero ngiye kuganira ku ijambo inyungu zibonekera mu gakiza twahawe, cyangwa inyungu zibonekera mu gakiza k'Imana. Hari inyungu abona mu gakiza rwose, hari inyungu abona mu gakiza. Gukizwa harimo inyungu zikomeye cyane cyane. Nizo ugiye kubwira abantu batisi bamenye ko mu gukizwa hariho inyungu rwose. Mu gukizwa n'abatarakizwa bamenye ko bahombye izo nyungu rwose. Mu gakiza harimo inyungu zikomeye cyane. Ukijijwe zigomba kukugeraho, ndetse n'abatarakizwa barahombye, ahubwo binje mu gakiza vuba kugira ngo izo nyungu nazo zibonekera mu gakiza nabo bazakire. Yego. Inyungu ziri mu gakiza zo ni nyinshi cyane, ntabwo wazivuga ngo uzirondore, ariko nagerageje gushyiraho ingingo nk'icumi tugiye kuganiraho zivuga inyungu zibonekera mu gakiza k'Imana. Hari n'abandi usanga barakijijwe ariko batazi n'inyungu zibonekeramo, kumva gusa ngo narakijijwe ndabona najya mu ijuru, narakijijwe nkunda Yesu, ariko utamaze ati si n'izindi nyungu zirimo n'izihe ngo zikubwire. Ngiriye gutangira inyungu ya mbere ibonekera mu gakiza twahawe na Yesu. Icya mbere ni ukubabarirwa ibyaha. Kubabarirwa ibyaha
ni inyungu ikomeye cyane, kuko Bibiliya ivuga ngo abantu bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana, babarwaho gukiranuka ku buntu gusa bubonekerwa muri Kristo Yesu. Inyungu ya mbere rero ibonekera mu gukizwa cyangwa mu gakiza ni ukubabarirwa ibyaha. Imana yatugiriye neza. Iyo urebye mu isezerano rya kera, ubundi ibyaha ntabwo byapfaga gukurwaho gutyo. watangaga ibitambo, ukagenda ku mutambyi ugatwara igitambo, inka, ihene se cyangwa intama, cyangwa abakene batwaga n'inuma z'intungura, ndetse n'ababatindinya kujya batwaraga agafu bita ngo ni ifu y'ingezi. Ukagenda ku mutambyi na nyamaswa yawe ukayirambikaho ibiganza, ukaturiraho ibyaha byawe, igacibwa ijosi. Bivuze ngo iki? Jyewe ndi umunyabyaha, nari nkwiriye gupfa kubera ibyaha byanjye, ariko inyamaswa nipfe mu cyimbo cyanjye. Niyo mpamvu bayitaga ngo ni igitambo. Iyo igiye mu cyimbo cyanjye, ya maso agasohoka ku gicaniro. Ariko tumaze gukizwa, ntabwo twari tugitamba za nka na za ntama na za ntungura, ahubwo twarababariwe ibyaha byacu. Kubabarirwa rero ni inyungu ya mbere ikomeye cyane ibonekera mu gakiza k'Imana. Ibyaha dufite cyangwa twakoze ntabwo byakavuyeho, sinzi ko hakabonye n'indishyi yo kubyishyurira. Niba tuvuga ku munsi wakora icyaha kimwe, umwaka ukaba ufite iminsi irenga 360, sinzi ko hakabonye ihene 360 buri mwaka, cyangwa intama zingana gutyo, cyangwa inka zingana gutyo, cyangwa inuma zingana gutyo. Ariko Yesu yaratubabariye. Yesu ashimwe cyane. Mu gitabo cya Matayo 9:6 haravuga ngo mumenye ko umwana w'umuntu afite ubushobozi ku isi bwo kubabarira ibyaha. Ikindi, mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya mbere ku murongo wa 9 hakavuga ngo nitwihana, reka masome neza, ariko nitwatura ibyaha byacu niyo kwizerwa kandi kiranukira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. Inyungu ya mbere rero ni ukubabarirwa ibyaha. Nta kiguzi twari kubona cyakwishyura ibyaha byacu, ariko Yesu Kristo yatubariye ibyaha byacu. Icya kabiri, kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Abantu benshi turi mu bitabo byinshi bitandukanye, kuva mu by'umudugudu, mu by'akagari, mu by'umurenge, mu by'idini dusengeramo, ariko ugasanga benshi nta nubwo bari mu gitabo cy'ubugingo. Kandi Bibiliya ikatubwira ngo mu Byahishuwe 20:15 ngo ariko umuntu wese utagaragaye ko yanditse mu gitabo cy'ubugingo ngo azajya muri ya nyanja yaka umuriro. Urumva, umuntu wese utari muri cya gitabo cy'ubugingo afite ibibazo bikomeye cyane. Ariko twebwe twakiriye Kristo nk'umukiza w'ubugingo bwacu, twanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Umunsi umwe Mose yarabwiye ati, Mana, niba ari ibyo rero, niba ari ibyo utabarira Abisirayeli, ndasaba nkure mu gitabo cyawe. Imana yamubwiye ati, ashwida, ntabwo nyingukuramo, uwo nzagikuramo n'uwankoshereje. Urumva rero, kuba twe turi mu gitabo cy'ubugingo ni inyungu ikomeye cyane, n'ibyo kwishimira cyane kuba turi mu gitabo cy'ubugingo cy'Imana. Icya gatatu, kubaho imibereho y'ibyiringiro, kugira ibyiringiro. Abantu benshi bo muri iyi si bajya bagira ibibazo bakaniyahura, akareba iburyo, akareba ibumoso, agasanga nta cyamufasha, akareba inyuma agasanga nta muntu umusunika, akareba imbere agasanga ntawahungiraho, akumva igisigaye cyo ni ukwiyahura, cyangwa akasanga yabaye umurakare, abaho nk'icyihebe kuko nta byiringiro afite. Ariko twebwe abizeye Kristo nk'umwami n'umukiza wacu, dufite ibyiringiro bifite ubugingo, kandi tubaho mu byiringiro. Ibyiringiro tubivana hehe? Kuki duhora twiringiye? Ni ukubera iki? Icya mbere, Zaburi ya 32 ku murongo wa 8. Reka nsome n'uwo murongo kugira ngo ntiruka cyane abankurikiye, kugira ngo babone dusoma no mu ijambo ry'Imana, atajyabona ibyo mvana mu mutwe wanjye. 32 ku murongo wa 8 haragira hati, nzakwigisha nkwereke inzira unyura, nzakugira inama, ijisho ryanjye rizakugumaho. Ibyiringiro byacu aho bituruka ni ku Mana yacu. Imana yacu niyo itwigisha,
Imana yacu nitwereka inzira tunyuramo, Imana yacu nitwigisha, kandi ijisho ryayo ritugumaho iteka ryose. Ibi biduha ibyiringiro byo kudatinya. Ni Imana ari ijisho ryayo rindiho, ni Imana ari inyigisha, ni Imana ari inyereka inzira, ntabwo nzatinya, sinzatengurwa, sinzabaho mu bwoba, kuko nzi ko Imana yanjye iri mu ruhande rwanjye. Yesu ashimwe cyane. Undi murongo wa Bibiliya, Yesaya 54 umurongo wa 15 kugeza ku wa 17. Yesaya 54 umurongo wa 15 kugeza ku wa 17. Haragira hati, ahari bazaterana ariko si jye uzawubateranyije, uzagukoraniraho wese azagwa ari we wazize. 17. Ariko nta ntwaro bacuye kukurwanya izagira ikigutwara, kandi ururimi rwose ruzaguhagurukira kukurwanya uzarutsinda. Ibyo ni byo murage w'abagaragu b'Uwiteka, kandi ni nako gukiranuka kwabo guturuka aho ndi, ni ku Uwiteka avuga. Urumva ibyiringiro byacu impamvu tubifite ni ya Mana yacu twizeye. Hano bakavuga ngo ahari bazaterana. Hari abantu bajya baduterana benshi, bagaterana, bagapanga, bakagupangira nabi, ariko wowe ukamuzi ngo Imana yanjye izandwanirira, Imana yanjye iri kumwe nanjye, ndi kumwe nayo, ntacyo nzaba. Ukagira ibyo byiringiro kandi ukanesha, kuko Imana yawe iri kumwe nawe. Hano aravuga ngo ahari bazaterana, ngo ariko igihe Uwiteka Imana si igihe uzabateranyije, ngo bazagukoraniraho bose bazagwa ari we bazize, kandi ngo intwaro zose bacuye kukurwanya ntacyo zizagutwara, n'ururimi ruzakuvuga nzaruciraho iteka. Kuba dufite ibyo byiringiro rero biduha gukomera mu Mana yacu, ntitugire ubwoba. Ubwo rero tukabaho mu byiringiro kubera Imana yacu yadukunze. Ikindi, mu gitabo cya Yosuwa igice cya mbere ku murongo wa 9, hano ibyiringiro matinzeho cyane. Umurongo wa 9, igitabo cya Yosuwa igice cya mbere ku murongo wa 9, Uwiteka yabwiye Yosuwa aya magambo, aravuga ati, mbese si ubigutegetse, nuko komera ushikame, ntutinye kandi ntukuke umutima, kuko Uwiteka Imana yawe iri kumwe nawe aho uzajya hose. Ikindi kintera ibyiringiro ni uko Uwiteka Imana yanjye iri kumwe nanjye aho nzajya hose. Nimba ndi mu mahanga, Imana izabana nanjye. Niba ndi mu Rwanda, izabana nanjye. Niba bari nijoro, izabana nanjye. Niba bari ku manywa, izabana nanjye. Aho nzajya hose, izabana nanjye. Naba ngende n'amaguru, izabana nanjye. Naba ndi mu modoka, izabana nanjye. Naba ndi mu ndege, izabana nanjye. Naba ndi kuri moto cyangwa ku igare, izabana nanjye. Kuba nzi ngo Imana izabana nanjye aho nzajya hose, ibyo bintera ibyiringiro bikomeye cyane. Yesu ashimwe cyane. Ikindi cya kane, kurindwa n'imbaraga z'Imana. Umukristo impamvu atagira ubwoba, impamvu agira ibyiringiro, azi ko arinzwe impande zose. Reka dusome uyu murongo wa urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya mbere ku murongo wa 5, haragira hati, mwebwe abarindwa n'imbaraga z'Imana kubwo kwizera, murindiwe agakiza kiteguriye kuzahishurwa ku gihe cy'imperuka. Mwebwe abarindwa n'imbaraga z'Imana. Iyo umuntu ari muri Kristo aba arinzwe n'imbaraga z'Imana. Turarinzwe, niyo mpamvu tutagira ubwoba. Iyo nyungu yo kurindwa irakomeye cyane. Ibiduhiga biba ari byinshi. Satani aduhiga ijoro n'amanywa, iyi si nta kizi twifuriza, imibiri yacu yaturwanya, abanzi bacu baturwanya, imyuka mibi iraturwanya, ariko turarinzwe. Umuntu umwe yatanze urugero, asohora inote mu mufuka we, amafaranga nk'iyi mfite hano. Atubwira ati inote ni yaga, cyangwa ati 500. Ati se nyitaye hasi, nako ni 5. Nyitaye hasi iracyafite ka gaciro? Tuti nyizingazinze se ngiye kuyigura ibintu byakwemera agaciro karacyari ka kandi? Tuti ati nshyize hasi nkayikandagira ibi gifite ka gaciro?
tuti ati natwe rero byaza bidusanga byose, ibyadutera byose, ibyaduhagurukira byose ntabwo bidukura umutima, kuko Imana yacu iraturinze, turacyari babandi. Yesu ashimwe cyane. Undi murongo wa Zaburi ya 34, Zaburi ya 34 ku murongo wa 8 haragira ngo marayika w'Uwiteka abambisha amahema yo kugota abamwubaha akabakiza. Twebwe Imana yacu turindisha imbaraga zayo, turindisha amarayika bayo bakagotesha amahema azenguruka wubaha Imana akabakiza. Impamvu tudatinya tutagira ubwoba nuko tuzi ngo Imana iri ku ruhande rwacu. Kuri iyi ngingo ndarangiza ku murongo wa Yesaya igice cya 41 ku murongo wa 10 ngeze ku wa 13. Yesaya 41 10 kugeza kuri 13 haragira hati ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe, nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo ariko gukiranuka kwanjye. Dore abaguhagurukiye bose bazakorwa n'isoni bamware, abagutonganya bazahinduka ubusa ndetse bazarimbuka, abakugisha impaka uzabashaka ubabure, kandi abakurwanya bazahinduka ubusa babe nk'ibitariho, kuko jyewe Uwiteka Imana yawe nzagufata ukuboko kw'iburyo nkubwire nti witinya ndagutabaye. Dufite Imana idutabara, igendana natwe, ihagararana natwe, ituvuganira. Ubwo iyo nyungu ya kane no kurindwa n'Imana. Imana iri kumwe natwe, ntacyo dutinya. Abarozi baraza bakarara bacuragura, ntacyo uba. Ntabwo wambwira ngo urantega amarozi mu muhanda ngo ninyasimbuka ndapfa, ntacyo naba, kubera yuko nzi neza yuko Imana indinda igihe cyane cyose cyo kubaho kwanjye. Ubwo rero nta kiminza umushitsi, nta n'ikintera ubwoba, kuko ubugingo bwacu buhishanywe na Kristo mu Mana, nk'uko Amakolosayi 3:3 havuga. Ingingo ya 5, kugira ubutware. Kuba muri Kristo bituma tugira ubutware ku mbaraga z'umwijima. Ubundi abantu batinya imbaraga z'umwijima, abantu batinya abarozi, batinya abapfumu, batinya ibitegano, batinya ngo kanaka ngo hari umuntu ukomeye cyangwa ibyanyohereza ngo bikangwa nabi. Ibyo ntacyo bintwaye na gatoya, nta nubwo binkura umutima, nta nubwo bintera ubwoba, kubera yuko jyewe ahubwo mfite ubushobozi kuri byo, kuko mfite ubutware buturuka ku Mana yacu. Mu cya gitabo cya Luka igice cya 10 ku murongo wa 19 haravuga amagambo hati dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na sikoropiyo n'imbaraga z'umwanzi zose, kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. Ngo mbahaye ubutware bwo gukandagira inzoka na sikoropiyo n'imbaraga zose z'abamwanzi, kandi nta kintu na kimwe kizagira icyo kibatwara rwose. Twahawe ubutware na Yesu Kristo bwo kwirukana imbaraga z'umwijima. Ntabwo zose twirukana, ni twebwe tuzirukana, zo gutegeka abadayimoni bakirukanka, zo gutegeka imyuka mibi ikagenda. Ntabwo idukura umutima, ahubwo tuyifiteho ubutware. Ngo kandi n'imbaraga zose z'abamwanzi. Hano bavuga inzoka bavuga Satani, iyo bavuga sikoropiyo bavuga abadayimoni. Ngo n'imbaraga zose z'abamwanzi, harimo iz'abarozi, harimo iz'abakonikoni, harimo izigira gute, zose za mwanzi ziri munsi y'ubutware dufite. Ntabwo zo ziri hejuru yacu, ahubwo tuzifiteho ubushobozi. Ubwo rero iyo wakijijwe uhabwa imbaraga zinesha izo mbaraga mbi zose. Icya 6, iyo wakijijwe indi nyungu irimo kubona wowe wikoreza imitwaro yawe. Abantu benshi bararushye, bararira, bariyahura, bararabataka, birirwa bataka, bataye umutwe. Ariko iyo wakijijwe ntabwo uba ukiri umuntu utakaza umutwe, ntabwo ukiri umuntu wirigurira utaka. Oya, uvuga uti ariko mfiteho mbitura, mfiteho ntura imitwaro yanjye, mfite unyikoreye imitwaro yanjye. Iyo tureka turebe ibyanditswe mu gitabo cya Matayo 11:28, Yesu aravuze ngo nimuze mwese abarushye n'abaremerewe ndabaruhura. Dufite uburuhukiro, dufite aho turuhukira, dufite watanze itangazo ngo nimuze mbaruhure. Nta wundi waturuhura n'umwe, nta marayika waturuhura, nta dini yaturuhura, nta gitabo cyaturuhura, nta muyobozi w'idini wakuruhura. Ariko Yesu Kristo ati nimuze mwese abarushye, niba urwaye ngwino, niba ufite ibyaha ngwino, niba ari ibyago byaguteye ngwino nguruhure. Iyo wakijwe rero ufite aho turi
imitwaro yawe kuko hari uwitanze kugira ngo akuruhure. Ikindi, urwandiko rwa Petero rwa mbere 5:7, ndacyari kuri iyo ngingo, kubona aho dutura imitwaro yacu. 5:7, reka dusome umurongo uragira uti: muyikoreza amaganya yanyu yose kuko yita kuri mwe. Ndasubiramo, muyikoreza amaganya yanyu yose kuko yita kuri mwe. Dufite utwitaho, dufite twikoreza imitwaro yacu, ntabwo tugihangayika, ntabwo tukirira, ntabwo imitwaro ikituvuna, dufite tubyikoreza, kandi iyo umwiringiye arabikwikorerera. Imitwaro irusha abantu ni myinshi cyane, ariko twebwe dufite uyitwikorera bikatworohera. Kubera iki? Dufite ubitwikorerera. Ingingo ya 7, abari muri Kristo Yesu twakize urubanza ruzaza. Urubanza ruzaza Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 8, Abaroma igice cya 8. Iyo ni inyigo ikomeye cyane, kuba urubanza ruzaza ntacyo ruzantwara rutampinze umushitsi. Reka dusome twumve ko uwo murongo uvuga. Haragira hati: nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho, kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu bwambatuye ububata bw'itegeko ry'icyaha n'urupfu. Ngo nuko rero abari muri Kristo Yesu nta teka bazacibwaho, ngo kuko wa mwuka w'ubugingo wari muri Kristo Yesu wambatuye itegeko ry'icyaha n'urupfu. Ntabwo ntinya ngo nzajya gushyira mu rutazima, oya, kuko narababariwe. Itegeko ry'icyaha n'urupfu ryankuweho, kandi abari muri Kristo Yesu nta teka bazacibwaho. Ntabwo mpinda umushitsi ngo mbese nk'ubugingo bagiye buzagenda bute, nimva hano mu isi se Imana izankubita ubuhiri mu mutwe, ntizangirira nabi. Nigeze gusoma igitabo kimwe nkuko ni na Korowani, se ikindi gitabo, aba ngo mu muriro umuntu ngo azajya ashya, ngo Imana ngo Allah amwongera urundi ruhu akongera agashya, rwarangira ikamwongera urundi akongera agashya. Ngo noneho ngo hari amareka ngo 19 bafite imiri ngo babahonda mu mutwe. Ibyo sinzi ko ariko imeze niko muri icyo gitabo handitse, ariko icyo nshaka kuvuga hariya, ntabwo wamfite niba byabinahari ngo muriro bakubita imiri, sinkikubiswe, kuko nta teka nzacibwaho. Uwo muriro ntawe nzakandagiramo, kuko Yesu Kristo yarampfiriye amabara y'ibyaha byanjye. Yesu ashimwe cyane. Ikindi undi murongo kuri ibyo, urwandiko rwa mbere ni Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yohana 5:24. Ubutumwa bwiza bwa Yohana 5:24. Haragira hati: nyitondere, hano hari umuyaga mwinshi, ndagenda gahoro. Haragira hati: nukuri ndababwira yuko uwumva ijambo ryanjye akizera uwantumye aba afite ubugingo buhoraho, kandi ntazacibwaho iteka, ahubwo aba avuye mu rupfu ageze mu bugingo. Nuko ndababwira, uwumva ijambo ryanjye akizera uwantumye ntabwo azacibwaho iteka, ahubwo avuye mu rupfu yinjiye mu bugingo. Ntabwo umukristo nyakuri wakijijwe akezwa ibyaha bye nta teka azacibwaho. Kuba nta teka tuzacibwaho rero, kuba tutazinjira muri utazima, kuba tudatinya ko Imana izaduciraho iteka, kuba urubanza rutaduhindisha umushitsi, iyo ni inyigo ikomeye cyane ituba ko wakijijwe nta teka azacibwaho. Urubanza ntabwo rumukura umutima, kuko urubanza ruzaza nta mbaraga rumufiteho, kuko yamaze kwinjira mu bugingo avuye mu rupfu. Ingingo ya 8, kuzabona ubugingo buhoraho. Inyungu yindi ibonekera muri Kristo ni ukuzabona ubugingo buhoraho. Abantu bose barabyifuza, n'abakora bibi barabyifuza nubwo batazabibona. Ubugingo buhoraho kububona ni inyungu ikomeye cyane tubonera mu kwizera Yesu Kristo. Kagakiza twakiriye niko gatuma tuzinjira mu bugingo buhoraho. Reka nguhe umurongo ibyanditswe, urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 5, urwa mbere rwa Yohana 5 umurongo wa 12 n'uwa 13. Ufite uwo mwana, havuga umwana w'Imana, ni ufite ubugingo buhoraho,
nawe utamufite umwana, udafite umwana w'Imana nta bugingo afite. Ibyo ndabibandikiye mwebwe abizeye izina ry'umwana w'Imana, kugira ngo mumenye yuko mufite ubugingo buhoraho. Ufite Yesu Kristo uwo afite ubugingo buhoraho. Udafite Yesu uwo nta bugingo afite. Ngo impamvu mbandikiye ibyo ni ukugira ngo mumenye ko mufite ubugingo buhoraho. Kuba tubona ubugingo buhoraho ni inyungu ikomeye cyane, ikomeye cyane, ikomeye cyane, kuko twizeye yuko tuzaba ahantu h'amahoro, hameze neza, hashimishije. Ariko babandi batizeye Kristo bo rwose bazajya mu rutazima, uzabaho iteka ryose, hazabaho kurira no guhekenya amenyo, bizahora iteka ryose. Ariko abari muri Kristo bo bazayibereye mu bugingo buhoraho, kuko bakiriye Kristo bakaba bari muri we. Ingingo ya 9, kuzabana n'Imana. Abantu benshi bifuza kubana n'abakomeye, kubana n'abayobozi bayobora igihugu se, bayobora intara, umurenge se, akarere, n'abandi bayobozi. Bifuza kubana n'abakire kuko bazi ko bahari ntacyo bazabura, nta kibazo bazagira, nta byago niyo ikibazo bakigira bazi ko hari umuntu uzahita abafasha. Twebwe rero kubona ubugingo buhoraho ni inyungu ikomeye cyane iruta ikindi cyose. Yesu yaravuze ngo mbese byakumarira iki ubonye iby'isi byose ariko ukazabura ubugingo bwawe? Reka nsoma niho umurongo muri Matayo 16, Matayo haragira hati kuri 26, 13:26, kandi umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi niyaka ubugingo bwe? Cyangwa umuntu yatanga iki gucungura ubugingo bwe? Ngo umuntu byamumarira iki n'uwaguye ibiri muri Kigali yose, amazu yose, imodoka zose, amafaranga muri bank, byarangiza ugapfa ukajya mu rutazima? Byakumarira iki? Twere icyo dushimisha hano cyangwa inyungu tubonamo ni ukuzabana n'Imana yacu mu munezero udashira, tukiberaho. Reka turebe mu gitabo cy'Ibyahishuwe 21, turebe ibintu bihari uko twatwimereye hari ahantu. 21 Byahishuwe guhera ku murongo wa 3. Numva ijwi rirenga rivugira kuri ya ntebe rivuga riti, dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu, kandi izaturana nabo, nabo bazaba abantu bayo, kandi Imana bwayo izabana nabo, iba Imana yabo. Izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bishize. 5. Iyicara kuri ya ntebe iravuga iti, dore byose ndabihindura bishya, kandi iti andika, kuko aya magambo ari ay'ukuri no kwizerwa. Kandi iti birarangiye, ni jye Alufa na Omega, itangiriro n'iherezo. Ufite inyota nzamuhera ubuntu kunywa ku isoko y'amazi y'ubugingo. Unesha azaragwa byose, nanjye nzaba Imana ye, nawe azaba umwana wanjye. Kuzabana n'Imana iteka ryose, twumvise hazaba hari umunezero udashira, hari ukubana n'Imana, nta kurira kuzongera kubaho, nta rupfu ruzongera kubaho, nta nzara izongera kubaho, ngo kuko Imana izaba yaturanye n'abantu. Yesu ashimwe cyane. Biradushimisha rero kuba tuzabana n'Imana yacu, tukabana nayo iteka ryose. Ikindi ingingo ya 10 nshaka kurangirizaho, kubaho mu mahoro. Iyo umuntu yakijijwe agira amahoro mu mutima. Uzi ko abantu batarakizwa babaho bahangayitse, ubwoba, ibibazo hirya no hino. Si ukwanga bakijwe ntabwo yagira ibibazo, nabo barabigira. Ariko niba afite ibibazo aravuga ati, yewe nubwo mfite ibibazo mfite ubinkemurira. Muri kiriya gitabo cya Yohana 14:27 ndasoma umurongo naho ngiye no kurangiza. Yohana 14:27 aragira hati, mbasigiye amahoro, amahoro yanjye ndayabahaye, icyakora simbaha nk'uko ab'isi batanga. Imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Ibi ntabwo bivuze yuko iyo ukijijwe uba ugiye kure y'ibibazo. Ibibazo ntabwo biba byagiye, ari kugira amahoro uba ufite ubitura, uba ufite ugufasha, uba ufite ugendana nawe, ugira amahoro mu mutima. Niyo akazi
gashize cyangwa bakakwirukanyeho avuga ati ntacyo, Imana izampa kandi, Imana izi uko nzabaho, Imana izantunga. Ariko abandi barasara, biracitse, ndapfuye, sinzabaho gute, mbese ukabona yataye umutwe, yasaze. Twebwe dufite amahoro yo mu mutima kubera yuko icyatubaho cyose tugira amahoro yo mu mutima. Niyo mpamvu usanga abakijwe, niyo usanga no mu biriyo byacu twabuze inshuti cyangwa abavandimwe, ugasanga turaririmba turahumurizanya tugena amagambo y'Imana. Kubera iki? Dufite amahoro yo mu mutima. Buti uko kubuzi ngo urupfu aho rwaturutse ubuhazi, ubuzi naho agiye, arapfuye, ni mwene data, yarakijijwe, tuzamusangayo, aratubanjirije, niyo nzira ya twese, natwe no tuzajya, turi mu bushake bw'Imana, na nyuma y'urupfu hari umuzuko, tuzabana n'Imana yacu. Nta kigukura umutima, ugira amahoro yo mu mutima uti kana karagiye, ariko natwe niyo maherezo, kubera yuko niho abantu bose bazajya. Ugahora n'amahoro yo mu mutima kubera yuko nta kiba kigukura umutima, wamaze kumenya Imana ko Imana ari itegeka byose, ari izi byose, ari ishobora byose, kandi wayiringiye, wayizeye, kandi ukaba wayizeye batazakorwa n'isoni. Mu gice cya 13 cya Yohana 3:3 aravuga ngo reka nsome umurongo mbari narangirizaho 13:3 Yohana 16:3 haragera hati, ibyo mbibabwiriye kugira ngo mugire amahoro muri jye, mwisi mugira umubabaro, ariko nimuhumure, nanesheje isi. Ngo impamvu mbabwiye ibyo ni ukugira ngo mugire amahoro muri jye. Amahoro tugira nayo tuvana muri Kristo. Niyo wagize ibyago, niyo wahombye, niyo wagize ikibazo kindi, ugira amahoro muri Kristo. Haravuga ngo mbibabwire ngo mugire amahoro muri jye, ngo mwisi mugira imibabaro, mugira ibibazo, muhura na byinshi, ngo ariko nimuhumure, inanesheje isi. Nimuhumure, ndi kumwe namwe. Nimuhumure, nzabaneshereza. Nimuhumure, ntacyo muzaba. Ryahumure tuvana muri Kristo riraduhumuriza kuko twebwe dufite utwikorera imitwaro yacu. Ndangiza nsubire muri amagambo ko ari 10. Navuze ngo inyungu tuboneramo icya mbere ni uko babarirwa ibyaha, icya kabiri kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo, icya gatatu kubaho dufite ibyiringiro, icya kane kurindwa n'Imana, icya gatanu kugira ubutware ku mbaraga z'umwijima, icya gatandatu kubona uwo twikoreza imitwaro yacu, kuba tumufite, icya karindwi kuba urubanza ruzaza rutadukura umutima, icya munani kuzabona ubugingo buhoraho, icya 9 kubana n'Imana yacu, icya 10 kuba dufite amahoro tubonera muri Kristo. Imana ibaho umugisha cyane. Mbabwira ngo mwebwe amaze kumenya Kristo, Imana ibaho umugisha cyane, mugume muri we, ntimuzavemo, mukomereza aho muri niho, ntimuzaharekure. Ariko n'abandi bose bataramenya Kristo, umenye ngo mwarahombye, mukwiriye kubabarira ibyaha byanyu, mukwiriye kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo, mukwiriye kuba mufite ibyiringiro, mukwiriye kurindwa n'imbaraga z'Imana, mukwiriye kugira ububasha ku mbaraga z'umwijima. N'izo nyungu zose twagiye tuvuga, mukwiriye amahoro yo mu mutima, mukwiriye kuzabana n'Imana yanyu. Niyo mpamvu Kristo yapfiriye ku musaraba, ntabwo apfira abakijwe bonyine, yapfiriye abantu bose, ari abamaze gukizwa bamwakiriye, n'abataramwakira yapfuye ku bwabo. Mwakire Kristo kugira ngo zino nyungu namwe zibagereho. Imana ibaho umugisha cyane. Murakoze kudutega amatwi. Mana yacu, Mana nziza, Mana ikiranuka, turagushimiye muri aka kanya kubw'ijambo ryawe. Hari inyungu nyinshi tubonera mu gakiza kawe. Mwami, watubabariye ibyaha byacu, watwanditse mu gitabo cy'ubugingo, uraturinda ijoro n'amanywa, uturinda imbaraga mbi z'umwijima, waduhaye ubutware, tuzabana nawe, waduhaye amahoro yo mu mutima, watugiye neza Mana yacu, waturinze urubanza ruzaza. Turagushimira muri byose wagiye udukorera Mana yacu. Abantu bumvise n'iryo jambo Mwami, reka ribubake, kandi abandi batarakizwa Mwami ribakoreho kugira ngo baguhindukirire, bashakisha zino nyungu zibonekera mu kwakira Yesu. Turagushimira Mana yacu, icyubahiro ni icyawe, mu izina rya Yesu Kristo Mwami wacu, amen. Amazina naye babwiye ni umuyobozi wa Harvest International Pentecostal Church mu Rwanda. Ushaka kugira icyo yambaza cyangwa yamvugishaho cyangwa yashaka gusengerwa, ni nomero zanjye ni 07824914 7 7. Ndasubiramo 07824914
824914 Imana ibaho umugisha. Ntuye Kibagabaga hafi ya Radio Maria mu murenge wa Kimironko, ni hano mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo. Murakoze ka tubashimire, tubabwire ngo Imana ibahe umugisha. Mwese mwamufite ibintu byinshi, tubabwire ngo Imana ibahe umugisha. Ushobora kubona n'ubwa mbere wese gusenga everyday tugusaba kanda subscribe gukora support no muzaza ubona ibiganiro. Kigana utaha. Shalom shalom. Amen. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.